Wakibaza uti se Bruce Melody yabijemo ate cyangwa se yagize muri saga gute kugira ngo aze ateze impagarara cyangwa se akaba ari nayo mbarutso y'iyi ntambara cyangwa se amakimbirane hagati y'umuhanzi Bruce Melody ndetse na The Ben. Ubwo rero The Ben yari muri Tanzania ari kwitegura gukora indirimbo na Diamond. The Ben yambaje producer bita Medbeat amutegera indege ajya muri Tanzania ahamusanga. Ibiganiro byo gukorana na Gael bagaragaza ko yifuza gushora imari muri The Ben byamuberaga mu maso ya Medbeat. Gael wari uzi neza ko Medbeat yasobanukiwe umuziki w'u Rwanda na Medbeat wari umaze kubona ko uyu mugabo afite amafaranga yo gushora mu muziki. Bahuje umugambi mubisha wo gushaka uwo basimbuza The Ben. Uko biyemeje kuganira na Bruce Melody. Medbeat rero yahise ajya mu biganiro na Bruce Melody birangira uyu muhanzi atumijwe muri Tanzania ikitaraganya kugira ngo atangire ibiganiro n'uwo bita Gael. Kuva icyo gihe abari inyuma ya The Ben akorana na Diamond bamutera umugongo berekeza inyuma ya Bruce Melody wari ufitanye umushinga na Harmonize udacana uwaka na Diamond. Dore rero uko byaje kurakaza Diamond muri rusange. Diamond wari ubonye abagize ikipe ya The Ben kuva mu biganiro kugeza muri studio hakorwa indirimbo ya Y, yatunguwe bikomeye no kubona muri Konde Boy Gangs ya Harmonize. Abangaba rero bari kumwe na The Ben, bandi yose yari kumwe na The Ben yimukiye uko twavuze haruguru, yimukiye kwa Konde Boy cyangwa se muri label ya Harmonize muri umuna wa Diamond. Nuko rero Diamond yahise yarakazwa bikomeye no kubona abantu bari kumwe na The Ben bagiye gukorana na Harmonize basanzwe bahanganye. Nyuma y'ibiganiro byo gusobanurira Diamond uko byagenze, yaje gucururuka amaze kumenya ukuri. Diamond yiyemeza kurangiza umushinga w'indirimbo ye na The Ben. Ndetse benshi mu bakurikirana umuziki wa Afurika bahamya ko ariyo soko y'imbaraga yashyize muri iyi ndirimbo. Bitewe rero by'ahazaza ha Cloud9 Entertainment na Bruce Melody. Wari usanzwe n'ubundi iyi ni company Bruce Melody yarasanzwe akorana nayo. Benshi rero bakurikirana Bruce Melody batunguwe no kumubona agiye muri Tanzania atari kumwe n'ubuyobozi bwa Cloud9 Entertainment bari baherutse gusinyana amasezerano y'imikoranire. Hari ababihuje no kuba hari hamaze iminsi havugwa umwuka mubi hagati ya Bruce Melody na Cloud9 Entertainment ireberera inyungu ze. Ni umwuka mubi watangiye kuzamuka nyuma y'igitaramo Bruce Melody yakoze yizihiza imyaka 10 amaze mu muziki. Kuva igitaramo cyarangira nta hantu na hamwe Bruce Melody arongera kugaragara mu ruhame ari kumwe na Lee Ndayisaba uyobora Cloud9 Entertainment, ahubwo yatangiye kongera kugendana na Jado Kabanda bakoranaga kuva muri 2015 ubwo yavaga muri Super Level. Umwe mu bantu ba hafi ba Bruce Melody muri iyi minsi yatubwiye ko uyu muhanzi akomeje kwiga imikoranire mishya na Cloud9 Entertainment mu gihe aherutse gusinyana amasezerano na 155am Limited, bivuga ko igiye gukurikirana ibikorwa bye no kumushoramo amafaranga. Nguko rero uko iyi saga iteye uko ihagaze, ni byinshi rero wasesengura kuri iyi nkuru, kuri iyi ntambara hagati y'abahanzi babiri bakunzwe cyane. Twegere rero bamwe mu bakunzi b'abahanzi batandukanye bavuga byinshi bitandukanye. Baravuga ngo muri rusange ahangaha nta makimbirane arimo cyangwa se nta n'uburyarya aburimo, kubera ko ibyo Gael yakoze ni nk'uko wajya ku isoko ushaka yondayi ariko haza iza miliyoni 20 ndetse n'iza miliyoni 8. Ubwo namwe murabyumva ko cyangwa se nk'uko umuntu acuruza uko yaranguye, ubwo The Ben na Melody ntibaranguye hamwe. Imureke rero kuduteranya kuko ahangaha ibyakozwe ni twabyita ko nibwo bushobozi Gael yari afite, ntabwo abantu bose bari hano bakoze akazi bari bashinzwe, kuko muri make Bruce Melody ni ikinyusi mbese nticaguwa. Utagura ibishya yiyambaza
caguwa, utagura icyayi yambaza caguwa. Abandi nabo bakavuga ngo ko muzi gushyushya inkuru, buri wese yari ari muri bizinesi, niba bananiranywe na The Ben, ikosa ryo kuba Melody yaremeye ko bakorana ikibazo kirihe. Muri rusange rero nuko babyumva, bose bari muri bizinesi rero, kuba The Ben yaranze gusinyana n'iyi kampani ntabwo byagateje impagarara, ntabwo byagateje umwuka mubi hagati y'abahanzi, ahubwo ibyabaye ni akazi kandi bari muri bizinesi rero aho ikujyanye ujya aho ngaho. Ubwo nyine nimba atarabyemeye nuko hari ibyo batuzoneraho, rero twasoza n'ubundi dushimira ko iyi kampani n'ubundi itabuze umunyarwanda, n'ubundi mu banyarwanda babiri bose yabashije gukorana umuhungu bita Bruce Melody. Rero twasoza tukubwira ngo wowe utarakora subscribe ugikore kugira ngo ukomeze kubona ko ibiganiro bitandukanye, tunagusaba ko wakomeza gukurikirana ibiganiro byacu ukareba inkuru zacu zitandukanye zikarangira. Tunabarakira rero gukurikirana ese urugendo rwa Bruce Melody yasoje ate muri Tanzania. Reka rero njyewe yari Muhoza Jean Paul, reka dusubire kuri screen zanyu mu makuru ari imbere. Ciao ciao.